Inshuti bakunzi ba televiziyo Plant Face TV aho mudukurikira muri mu mahanga mu bihugu bitandukanye ndetse na hano mu Rwanda mu ntara zitandukanye, turabashuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Waba udukurikiye utamerewe neza uri mu bitaro urwaye, ndagusengeye kugira ngo ikiganza cy'Uwiteka kigukoreho kugira ngo ugubwe neza. Waba udukurikiye mu rugo rwawe bitameze neza, ndakwifuriza amahoro y'Imana kuzura mu rugo rwawe. Uyu munsi rero uko bisanzwe twabazaniye wa mukozi w'Imana mukunda, wa muhanuzi w'Imana uwo bita Kwizera, akaba ari uyu munsi ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana kuri izi mikoro za Prayer and Face TV. Niwe tugiye kubakirira kandi mugubwe neza. Uzakurikira video akayirangiza n'ukuri azahabwa umugisha. Ikindi tubasaba mujye mukora share, mukore subscribe, mukande no kunzogera kugira ngo ibyo dukoze byose bagereho biboroheye. Kwizera, turakwakiriye kuri izi mikoro za Prayer and Face TV. Murakoze cyane. Imana y'amahoro iduhana umugisha kandi Imana itugire neza nk'uko bisanzwe. Rero nge Imana ngire icyizere kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero hanyuma twumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe tugirira. Nyemerera ijambo ryawe tugiye kumva rihembura imitima ya benshi, ugira aho dukura mwami wanjye nawe ritugeza, kandi unyemerere ukize data buri umwe wese uri bwumva ijambo ryawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Nk'uko bisanzwe ni mwene so Kwizera Jean Pierre, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero ube maso kandi wumvire icyo Uwiteka avugana nawe mu bihe nk'ibi. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge hanyuma rero twumve icyo Imana ivugana natwe. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ineza yawe, imbabazi n'urukundo tugirira. Nyemerera uyu mwanya uruke ubane natwe, imbaraga z'Umwuka Wera reka arizo ziganza. Reka ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 23. Turasoma duhereye ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. Imana iduhana umugisha. Haranditswe ngo, nuko Dawidi aba mu bihome byo mu butayu, aguma mu gihugu cy'imisozi cyo mu butayu bw'Izifu. Sawuli akajya amugenza uko bukeye, ariko Imana ntiyamutanga mu maboko ye. Dawidi abonye ko Sawuli azanywe no gushaka kumwica, yigumira mu ishyamba mu butayu bw'Izifu. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Aramubwira ati, witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli, njye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe. Kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi baherako basezeranira imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Imana iduhana umugisha. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya mbere. Turasoma ku murongo waho wa 6 wonyine. Imana iduhana umugisha. Haranditswe ngo, icyo nzi neza rwose ntashidikanya, nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, amen. Reka dusubiremo. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya, nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, amen. Imana iduhana umugisha. Aya niyo magambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganire mu bihe nk'ibi ngibi. Teme cyangwa se intego y'iri jambo iravuga ngo twikomeze kuri Kristo. Imana ishimwe. Nta bundi buhungiro, nta bundi buruhukiro, nta handi hari ibyiringiro, nta handi hari amahoro uretse kuri Kristo wenyine. Muri ibyo yavuze ngo twikomeze ku rutare, naho handi hose ni umusenyi. Nshuti bakundwa bene data, iri jambo ritubwiye iki? Aya ni amagambo akomeye, ni igihe gikomeye
Dawidi yarimo, ni ibihe bikomeye Dawidi yarimo kubw'isezerano, kubw'ikimana yari yaravuganye nawe, kubw'iby'Imana yari yaramusezeranije. Imana itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo maze Dawidi yigumira mu ishyamba, yigumira mu butayu. Ahantu mu butayu yari mu masengesho, yari imbere y'Imana ariho asenga. Imana itugirire neza. Ngo maze Sawuli azanywa no kumugenza, ashaka kumwica, ashaka kumugirira nabi, ashaka kwica kugira ngo amukureho. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo ariko Imana ntiyamutanga mu maboko ye. Imana ntiyamutanga. Imana ntiyatanga Dawidi mu maboko ya Sawuli ngo amugenze uko yashakaga. Reka nkubwire inshuti yanjye mwene data, ndakubwira iri tangazo ngo Imana ntabwo izagutanga mu maboko y'ibiguhiga nuyikomezaho. Imana ntabwo izagutanga mu maboko y'ibikurwanya nuyikomezaho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Jambo riratubwiye, Bibiliya iravuze ngo maze haleluya, ngo nuko Dawidi aba mu bihome byo mu butayu, aguma mu gihugu cy'imisozi, mu butayu bw'Izifu. Imana ishimwe. Ngo Sawuli akajya amugenza uko bukeye uko bwije, akajya amugenza, akajya ashaka kumwica, akajya ashaka kumugirira nabi, ngo uko bukeye uko bwije. ngo ariko Imana ntiyamutanga mu maboko ye. Reka nkubwire, ntabwo ari rimwe si kabiri. Imana itugirire neza. Imana ikurengeye. Ibuka ibyo ugenda uhura nabyo, ibuka ibyo ugenda ucamo, ibuka ibigenda bikurwanya, ibuka ibigenda biguhiga uhereye uvutse kugeza uyu munsi, kugeza aho ugeze. Imana itugirire neza. Ariko Imana, haleluya, turashimira Data wa twese ko atigeze agutanga mu maboko y'ibikurwanya. Turashimira Uwiteka ko atigeze agutanga mu maboko y'ibikugerageza, mu maboko y'ibyashaka kuguhitana. Ntabwo Kristo yigeze agutanga. Imana itugirire neza. Yakomeje kukurengera, restable, yakomeje kukunebostan, yakomeje kukurwanirira, yakomeje kuguhisha amaboko y'ibikurwanya, yakomeje kuguhisha amaboko y'ibikugerageza. Ngo Dawidi aguma mu butayu, aguma mu ishyamba, mu butayu bw'Izifu. Ngo Sawuli akajya amugenza uko bukeye uko bwije. Uyu munsi wa none nawe hari ibikugenza, nawe hari ibikurwanya, nawe hari ibiguhagaritsa umutima, nawe hari ibikuruhije, ndetse ukabona byenda guhitana ubugingo bwawe, byenda guhitana ubuzima bwawe, byenda guhitana abana bawe. Ariko humura, nkuzaniye itangazo rivuga ngo Uwiteka ntabwo azagutanga mu maboko y'ibi bikurwanya. Uwiteka ntabwo azagutanga mu maboko y'ibi bikuruhije. Uwiteka ntabwo azagutanga mu maboko y'abarozi bakuroga. Uwiteka ntabwo azagutanga kuri ubwo burwayi kugira ngo buguhitane. Oya, ntabwo azagutanga. Turashimira Data wa twese watuzigamye. Nawe byibuke, subiza amaso inyuma urasanga Uwiteka yarakuzigamye. Subiza amaso inyuma urasanga Uwiteka hari byinshi yakurinze, hari byinshi yagukingiye. Ntibyahitana ubugingo bwawe, ni byinshi byahigaga ubugingo bwawe, ni byinshi byashaka kuguhitana, ni byinshi byashaka kukwica, ariko Imana ntiyagutanga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze Sawuli akajya amugenza uko bwije n'uko bukeye. Uyu ni Dawidi turiho tuvuga. Imana ishimwe. Ariko uyu munsi ntabwo ari Dawidi uvugwa uyu munsi wa none, ahubwo ni wowe. Nawe wibuke uyu munsi wa none ibikurwanya, nawe wibuke uyu munsi wa none ibikuruhije. Ndagira ngo mubwire ngo Imana, Uwiteka ntabwo azagutanga mu maboko y'ibikurwanya. Imana itugirire neza. Hari igihe ubona bwije ukagira ngo ntiburi buke, hari n'igihe ubona bukeye ukagira ngo ntiburi bwire. Ariko kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, haleluya, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu we iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntabwo yemera ko biguhitana, ntabwo yemera ko umwanzi avugiriza impundu kunesha ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe.
ngo maze yonatani umuhungu wa sawuli ngo arahaguruka. aha ndashaka kuhatinda cyane. umuhungu wa sawuli yonatani ngo arahaguruka asanga dawidi mu ishyamba. bari bafitanye urukundo rukomeye, barakundanaga, ntabwo baryaryanaga. ngo ariko yonatani arahaguruka arasanga dawidi mu ishyamba, amusanga mu masengesho, amusanga mu mwanya yarimo, ngo arangize amukomeza ku Mana. Haleluya! amukomeza ku Mana. ndagira ngo mubwire inshuti y'umusaraba, wakwikomeza ku mafaranga ayo ngayo ajya ashira, wakwikomeza ku bana b'abantu abo bajya baduhinduka, Imana ishimwe cyane. ariko ndagira ngo mubwire ngo nta handi ukwiye kwikomeza uretse ku Uwiteka Imana, nta handi ukwiye kwikomeza uretse ku muremyi wawe, Imana ishimwe cyane. yonatani yari afite ububasha, yari afite imbaraga zo kuba yatorokesha dawidi, yari afite byinshi yakora kuri dawidi kuko yari umwana w'umwami. ariko ntacyo yigeze, yabonye ibyo byose ari ubusa. Imana yacu ni kimwe cyane. yabonye ibyo byose ari ubusa, yabonye igifite agaciro, igifite umumaro, igifite icyo cyamara ari ukumukomeza ku Mana. Haleluya! ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye mwene data, imiryango wayikomezaho ikaguhinduka, inshuti n'abavandimwe wabikomezaho bakaguhinduka. wakwikomeza ku mafaranga nayo ajya abasha gushira, nayo ajya ashira. Imana itugiriye neza. ariko niwikomeza ku Uwiteka Imana yawe, ariko niwikomeza ku muremyi wawe, niwe wenyine Imana ishimwe utajya utererana abamwisunze, niwe wenyine utajya utererana abamwiringiye, niwe wenyine. Haleluya! Imana ishimwe cyane. ngo maze yonatani amukomeza ku Mana. Imana ishimwe. yonatani abwira dawidi, aramusanga amukomeza ku Mana, aramusanga amukomeza ku Mana, aramubwira ngo witinya. Haleluya! witinya. nawe nshuti yanjye mwene data, wowe ukurikiye ijambo ry'Imana, ndashaka kugukomeza, ndashaka ngo wiyongeremo ubutwari, ndashaka ngo wiyongeremo imbaraga, ndashaka kugukomeza ku Mana. witinya. biragaragara ko iyo ndwara urwaye yahitanye benshi, ariko nkuzaniye itangazo rivuga ngo witinya. aho uryamye kuri icyo gisasiro, witinya. aho uryamye aho ngaho kwa muganga, witinya. aho uryamye aho ngaho mu rugo rwawe, witinya. biragaragara, birazwi ko iyo ndwara urwaye yahitanye benshi, ariko witinya. Uwiteka ntabwo azagutanga mu maboko y'iyo ndwara ngo iguhitane. Imana yacu ni ishimwe. ndagira ngo wizere, ndagira ngo wikomeze ku Mana, kuko ntabwo izakureka. Imana itugirire neza. ntabwo izakureka, ntabwo izakurekura mu maboko y'ibikurwanya. Haleluya! ngo maze yonatani abwira dawidi aya magambo, amubwira amagambo akomeye, yabanje kumukomeza ku Mana. yonatani yari afite ububasha bwo kuba yagira ahandi amuhisha, yari afite ububasha bwo kuba yagira ibyo amuha, yari afite ububasha bwo kuba hari ibyo yakora kuri we, ariko abona ibyo byose ni ubusa, ariko abona ibyo byose nta mumaro. ngo arangiza amukomeza ku Mana. reka nkubwire inshuti y'umusaraba, nta handi ho kwikomeza uretse kuri Kristo Yesu, nta handi ho kwikomeza uretse ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, nta handi ho kwikomeza uretse ku muremyi wa byose. ngo arangiza aramubwira ngo birazwi. Haleluya! birazwi ko ukuboko kwa data Sawuli ari kurekure, birazwi ko yashatse kwica aramwica, birazwi ko yashatse kugirira nabi amugirira nabi, birazwi ko yashatse gukuza aramukuza, birazwi ko yashatse kurengera aramurengera. Haleluya! aramubwira ati birazwi ko ukuboko kwa data Sawuli ari kurekure, ashatse kukwica yakwica, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Dawidi we ntabwo kuzagushyikira. Imana ishimwe. reka nkubwire inshuti y'umusaraba, nawe ukuboko k'umwanzi, ukuboko kw'abadayimoni, ukuboko kw'ibikurwanya, ukuboko kw'ibiguhiga ntabwo kuzagushyikira. ukuboko kw'abarozi uko nguko, uko kukurwanya, uko kukugenza, uko bwije n'uko bukeye, ntabwo kuzagushyikira. witinya, wigira ubwoba, wihangayika, wikumva ko birangiye. ukuboko. Haleluya! Sawuli arabwira Dawidi, aravuga ngo ukuboko kwa data Sawuli ni kurekure cyane, ariko ntabwo kuzagushyikira. Dawidi ngo yumva aguwe neza, yumva aratekanye, yumva yongeye kugira umunezero,
yumva yongeye kwishima, yumva yongeye kugira imbaraga, aravuga ati ntacyo. Imana ishimwe. Haleluya. Uzi ko hari igihe duhura n'ibigeragezo, uzi ko hari igihe uhura n'ibikomeye ukumva amasezerano y'iby'Imana yakubwiye ukumva naho bitaba ariko ukabona amahoro. Imana ishimwe. Reka mbabwire inshuti y'umusaraba, bene data bakundwa muri Kristo Yesu, isezerano riragerageza. Ndagira ngo mubwire ibyo urimo gucamo uyu munsi wa none, intambara urimo gucamo uyu munsi wa none, ibiri kugerageza uyu munsi wa none, ni ingaruka y'icyo uzabacyo. Haleluya. Dawidi ukuca mu butayu, Dawidi ukukuba mu bihome, ukugusenga, byari ukugira, yari training, byari Imana yari iri muforoma imugira ngo azaba umwami wa Isirayeli mu gihe gikwiriye. Imana tugiriye neza. Nyamara arimo guca muri ibi bikomeye, nyamara arimo guca muri izi ntambara, arimo guca muri ibi bikomereye ubuzima bwe, yumvaga naho kuba umwami byarerera, naho kuba umwami atamuba, ariko akabona amahoro. Nawe uyu munsi wa none hari ibyo ucamo, nawe uyu munsi wa none hari ibikurwanya, nawe uyu munsi wa none hari ibikurushya, ukumva naho rwose urwo ruguta rujya ariko ukabona amahoro. Ariko reka nkubwire, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Amasezerano y'iby'Imana yakubwiye humura azasohora. Ahangaha Dawidi nawe yari amaze kumva atekanye kubera ko abonye amahoro, ariko ngo Sawuli arongera Yonatani arongera aramubwira, arabwira ati umva, ukuboko kwa data Sawuli ntabwo kuzagushyikira, kandi Imana ikomeje isezerano, kandi Imana ikomeje ibyo yavuganye nawe, kandi Imana ikomeje kugukuza, kandi Imana ikomeje kukuzamura, kandi Imana ikomeje kukugirira neza. Aravuga ngo kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Nubwo uri guca muri ibi bikomeye, reka nkubwire inshuti y'umusaraba, nubwo uri guca mu bikomeye, urwo rugo rwawe Imana ije kurukomeza. Nubwo uri guca mu bikomeye, ubwo buzima bwawe Imana ije kubuzahura. Nubwo uri guca mu bikomeye, nawe Imana ije kukubakira urugo. Nubwo nubwo uri guca mu bikomeye, Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Nawe Imana ije kuguha akazi keza. Nubwo uri guca mu bikomeye, nawe Imana ije kukubaka, kandi ni kubaka uraba wubakitse. Nubwo uri guca mu bikomeye, nawe ushobora gukoresha abandi. Nubwo uri guca mu bikomeye, nawe iyo kontra wayisinya. Nubwo uri guca mu bikomeye, nawe ibyo byangombwa wabibona, kuko Kristo, haleluya, nta jambo avuga ngo rihere. Imana itugirire neza. Ngo Yonatani abwira Dawidi, aravuga ngo ukuboko kwa data Sawuli ntabwo kuzagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Imana irabyongeye kandi uzaba umwami wa Isirayeli, kandi uzagera. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, uyu munsi wa none hari ubwo uhura n'ibikomeye, hari ubwo uhura n'ibigoye, hari ubwo uhura n'ibiruhije, ukumva hari bya bindi Imana yavuze, ukumva hari bya bindi Imana yagusezeranije, ukumva hari n'ibizaba. Ariko nje kugira ngo mukomeze ku Mana, iby'Imana yakubwiye, iby'Imana yavuganye nawe, amva izabisohoza. Wowe ukora ibyo gukiranuka, wowe ukora iby'Imana ishaka, wowe ukora ibishimwa n'Imana, ukura ibishimwa mu bigawa, hanyuma Imana izasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Isezerano birashoboka ko ryaca mu bikomeye, ariko nta kibuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Komera kuwiteka Imana, komera ku masezerano yawe, komera ku cy'Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Byaje kurangira ngo bombi barasezerana, ngo Dawidi arangije yigumira mu ishyamba, yigumira mu masengesho. Reka nkubwire, nawe igumira imbere y'Imana, nawe igumire mu masengesho, nawe komeza usenge, nawe komeza wizere Imana, nawe komeza wiringire Imana, kubera ko nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, kandi Imana itugirire neza. Ngana ku musozo twasomye ijambo rivuga riri urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Imana itugirire neza. Yarabandikiye arababwira, bari mu gihe nabo kitaboroheye,
Haleluya. Bariho babona ibinyuranye n'ibyo babwiwe. Ndashaka kuvugana nawe uyu munsi wa none, ndashaka kuvugana nawe urimo ubona ibinyuranye n'ibyo wabwiwe, ibinyuranye n'ibyo wari wiringiye. Ndashaka kuvugana nawe urimo ubona ibinyuranye n'ibyo wari wizeye kubona. Wari wizeye kwaguka, urabona uri kugenda uhomba. Wari wizeye gutera imbere, urabona ugenda usubira inyuma. Ariko reka nkubwire inshuti y'umusaraba, Imana ishimwe, Paulo abwira Abafilipi, ababwira aya magambo, arababwira ngo icyo nzi neza ndashidikanya. Haleluya. Icyo nzi neza ndashidikanya. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, nanjye icyo nzi neza ndashidikanya, icyo Imana yavuganye nawe nta kabuza kizasohora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Paulo abwira Abafilipi aya magambo, arababwira ngo icyo nzi neza rwose ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe ari izawusohoza ngo kugeza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Yatangiye umurimo mwiza wo kukubakira urugo, ni nayo ije kuwukomeza ikaguha kubaka. Yatangiye umurimo mwiza wo kukubakira urugo, ni nayo ije kuguha abana. Yatangiye umurimo mwiza wo kuguha kwiga, ni nayo ije kuguha akazi. Yatangiye umurimo mwiza. Imana yacu nitugirire neza. Haleluya. Imana yacu niduhana umugisha, kandi Imana yacu, haleluya, ndagira ngo nkubwiye yatangiye umurimo mwiza ku buzima bwawe, nije kuwusohoza. Imana itugirire neza, kandi Imana iduhana umugisha. Tugiye gusenga Imana. Wari ucitse intege? Ese urimo urabona ibinyuranye n'ibyo wari utegereje? Uriho urabona ibinyuranye n'ibyo wibwiraga kubona? Reka nkubwire, yatangiye naho bimeze gutyo. Imana ishimwe. Imana yakubwiye ubukwe kenshi, urabona bitinze, ariko nubwo bimeze bityo, yatangiye umurimo mwiza ku buzima bwawe, izawusohoza. Iyavuganye nawe niyo kwiringirwa, iyavuganye nawe niyo kwizerwa, izabisohoza. Wowe komera ku Uwiteka. Imana itugirire neza. Komera ku Uwiteka, wiringira Imana. Nta handi dukwiye gukomerera uretse ku Uwiteka. Nta handi abakristo, nta handi abizera, nta handi dukwiye gukomerera uretse kwikomeza ku Mana, kuko ahandi hose ni umusenyi. Nshuti y'umusaraba mwene data, niba hari ibindi wari wikomejeho, niba hari ahandi wari wikomeje, ndagira ngo nkubwire ngo aho nta gukomera guhari. Ahari ugukomera ni ukwikomeza ku Mana, ni ukwiringira Imana, ni ukwizera Imana. Imana iduhana umugisha. Reka dusenga Imana, reka twizere Imana ko ariyo ije gukora iby'imbaraga ku buzima bwawe. Reka twizere Imana ko ariyo ije gukora ibikomeye wabonaga biruhije ku buzima bwawe. Ariko nasoza nkushishikariza cyangwa se nkwingingira kwikomeza ku Mana. Mu kazi kawe ufite intambara nyinshi, ufite ibikurwanya byinshi, ufite ibiguhiga byinshi. Nta wundi murengezi, nta wundi mutabazi, nta bundi bwihisho uretse kwikomeza ku Mana. Ikomeze ku Uwiteka. Nshuti y'umusaraba mwene data, ikomeze ku Uwiteka. Niwe wenyine utazagutererana, niwe wenyine utazagusiga, niwe wenyine utazakureka, niwe wenyine utazakwinubira. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Imana iduhana umugisha. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ijambo ryawe. Nyemerera urerekereshe imirimo n'ibitangaza, kandi reka icyo wagambiriye gukora mu mitima y'abaryumvise ugisoresha umurava wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi ubakize, abafite ibibazo bitandukanye reka wabere igisubizo, reka wabere ubuhungiro, reka wabere inkomezi. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Evangeliste Kwizera Jean Pierre. Imana iduhana umugisha. Ukeneye gusengerwa, ukeneye ubundi bufasha bujyanye no gusenga, wahamagara 0783934944. Shalom, shalom.